ideni ufite ni iminyururu, cyane icyangira ufite ni iminyururu, cyane ndetse no kutabyara umaranye igihe ni Ubwo ni iminyururu. umunyururu. Ariko tubabwire ijambo ngo ikiri bahumuriza muri uyu munsi, imana izice izo minyururu ngo Imana ica iminyururu ikuboshye kuri uyu munsi. Cyane. Hanyuma Imana ikimara guca iyo minyururu, kugira ngo Imana ice iminyururu nawe banza utange piriyave, cyane nawe tanga piriyave ku munyururu umaranye igihe kirekire. Ni ukuri. Birashoboka ko umaranye igihe kirekire umunyururu wo kutabyara, Ni ukuri. birashoboka ko umaranye igihe kirekire umunyururu wo gushaka amafaranga ariko ntuyafate mu ntoki zawe, Cyane. birashoboka ko umaze igihe kirekire ufite umunyururu w'icyangiro, Ni ukuri. ndetse barambagiza igihe cyinshi ariko ubukwe bugapfa. Birashoboka ko umaranye igihe kirekire iminyururu ukundana n'umugabo ariko bwaca ukayoberwa uko byagenze. Babashuje abadukunda kuri Hinduka Official, niba abakobwa cyangwa se niba abana b'Imana mukunda, ndetse natwe turabakunda. Ndi kumwe n'umuntu mukunda cyane izo minyururu, ndabizi ko neza namwe mumukunda. Natekereje ko mumukumbuye, tumaze igihe kirekire tutamubona kuri Hinduka Official, ariko natekereje ko abakunzi ba Hinduka Official bakunze izo minyururu banamubuze. Hanyuma nshuti yanjye bari bagukumbuye, benshi bajyaga bambaza ngo izo minyururu yagiye hehe, ngo bari bamuheruka rimwe gusa, ariko uyu munsi namukuzaniye. Wowe ukunda izo minyururu cyangwa se Hinduka Official, nagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bigiye gusobanuka kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gicamunsi. Hari ibintu bigiye gushirwaho iherezo, hari ibintu Imana igiye guha piriyave ku buzima bwawe. Benshi bamenyereye kuvuga ngo n'ahatari inzira ari mu kwayo, ariko nshatse kukubwira ko uyu munsi hari ibintu bigiye guhabwa piriyave ku buzima bwawe. Ugifungura telefone ukajya kuri Hinduka Official, hari ibyo Imana ihaye piriyave ku buzima bwawe. Nyemera nawe muri aka kanya hagira ibyo uha piriyave mu ruhande rwawe, hanyuma Imana y'amahoro ize kurwana. Hanyuma murabona umukozi w'Imana, umukobwa mwiza akunda Imana ndetse n'abantu b'Imana. Hanyuma amazina yanjye ngiye muranzi ni Julienne, Mukeshimana Julienne. Ndabakunda namwe murankunda, ndabasuhuje. Ahubwo mumeze muti? Amahoro y'Imana abane namwe. Mbona no gushimira abakoze subscribe, share, comment. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hanyuma reka mbwire umuntu w'Imana cyangwa se umuntu mukunda cyane muzi kuri izo minyururu, hanyuma nawe abasuhuze anabibwire, amwumve n'ijwi rye niba hari icyahindutse cyangwa niba hari icyo Imana yakoze. Ni karibu. murakoze. Amazina ni Oliva Tuyisenge. Abenshi muzi ku ijambo iminyururu. Murakoze. Nga benshi mumuzi ku ijambo iminyururu, ariko njye ntabwo nabyumvise neza. Izo minyururu zari zimeze gute? Njye nahise ntekereza ko izo minyururu ari nk'iminyururu baboha nk'umuntu wenda w'umusazi cyangwa se nk'iki, ibintu nk'ibyo nyine. Iminyururu ntabwo ari iminyururu baboha abantu b'imfungwa, ahubwo iminyururu ni ikigeragezo uba ufite runaka cyarangiza kikakuba. Nizo minyururu mu nziho. Bishatse kuvuga ngo hari iminyururu tumaranye igihe kirekire cyane ku buzima bwacu. Bishatse kuvuga ngo ideni ryaba ari iminyururu subwo? Yego. Uburwayi nabwo bwasoboka ko yaba ari iminyururu. Yaba ari iminyururu cyane. Aho ngaho ndabyumvise. Njye narinzi ko iminyururu ari ibingibi basiba abantu bajyanye kuri gereza, cyangwa se ari abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Narinzi ko iriya minyururu ari yaba ari kuvuga, ariko aratubwiye abidusobanurira neza, avuga ngo uburwayi ufite ni iminyururu, ideni ufite ni iminyururu, icyangira ufite ni iminyururu, ndetse no kutabyara umaranye igihe ni iminyururu. Ariko tubabwire ijambo ngo ikiri bahumuriza muri uyu munsi, Imana izice izo minyururu, ngo Imana ica iminyururu ikuboshye kuri uyu munsi. Hanyuma Imana ikimara guca iyo minyururu, kugira ngo Imana ica iminyururu nawe banza utange piriyave cyane. nawe tanga piriyave ku munyururu umaranye igihe kirekire. Birashoboka ko umaranye igihe kirekire umunyururu wo kutabyara, birashoboka ko umaranye igihe kirekire umunyururu wo gushaka amafaranga ariko ntuyafate mu ntoki zawe, birashoboka ko umaze igihe kirekire ufite umunyururu w'icyangiro, ndetse barambagiza igihe cyinshi ariko ubukwe bugapfa. Birashoboka ko umaranye igihe kirekire iminyururu ukundana n'umugabo ariko bwaca ukayoberwa uko byagenze, intambara zikaba nyinshi mu rugo yawe. Iyo ni iminyururu, ariko ibyo byose bihe piriyave kuri uyu munsi. Hanyuma Imana y'amahoro ize kuba mu ruhande rwawe. Utange piriyave ku kikubangamiye, utange piriyave ku cyakubujije amahoro, utange piriyave ku cyangiro, utange piriyave ku bukene, utange piriyave ku cyakubujije amahoro. Mvugira ngo amen. Uyu munsi cyangwa se kuri iyi tariki tukuzaniye ijambo rivuga ngo tanga piriyave cyane.
hanyuma umaze gutanga piriyave imana y'amahoro izi iki iminyururu. ni ukuri. Hari ijambo nakunze rivuga ngo noneho rero ndakubohora uyu munsi noneho uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Imana ikubohore inshuti yanjye, Imana ikubohore wowe ukunda Julienne, Imana ikubohore wowe ukunda Oliva, ukunda Hinduka Official, Imana ikubohore iminyururu iri ku maboko yawe. Imana iduha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Mwebwe mudukurikiye mbashishikariza kugira ngo mutange piriyave ku kikugoye. Imana y'amahoro izici iyo minyururu. Mvugira cyane amen. Haleluya, haleluya. Hanyuma reka turimba igice kimwe cy'indirimbo twita twumva ijambo ry'Imana. Yesu niwe nishemo yambereye ubuhungiro, ambera itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Uwo mwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazamemukira, yambereye ubuhungiro. Uwo mwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Nta nubwo imizi n'imana, yambereye ubuhungiro. Uwo mwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Uwo mwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Uyu muririmbyi agufashe nanjye amfashe. Aravuze ngo ntago azemera kunyagirwa n'imvura, kabiri ntago azemera ko imivi gutembana, ahubwo kubera ko yakubereye ubuhungiro nanjye yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro, nawe akubera ubuhungiro. Mu mvura yakubereye ubwo bishatse kuvuga ngo no mu mvura cyangwa se ku izuba yakubereye igicucu. Mvugira cyane amen. Amen. Hanyuma reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasanga muri Zaburi y'102 turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo, turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Hanyuma reka dusenge twumva ijambo ry'Imana. Mana turagushimye, ugira neza bugaca bukira. Tugiye kumva ijambo ryawe, ari abadukurikiye reka bahe kuryumva ndetse no kuryumvira, ndetse n'umwana wawe ugiye kuvuga ijambo ntaba ari wahubwa imbaraga zawe abarizo. Reka imbaraga zacu zibure haboneka imbaraga zawe, kandi hagira impinduka iboneka mu buzima bwacu. Tuzi neza ko ijambo ryawe ari ijambo ritavangiye kandi n'ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ryawe ni impamba n'urwego bizatugeza mu rwego rwo mu gihugu cy'ijuru. Ijambo ryawe ni impamba n'urwego umutsima utera imbaraga mu bugingo bwacu. Nyemerera ijambo ryawe rigira ibyo byubaka ku buzima bwacu, rigira n'ibyo bisenya mu ruhande rwacu. Ibyari bitubangamire bibangamirwe n'ijambo mu izina rya Yesu. Urakoze ko rukiye kubana natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu no gusoma. Zaburi y'102 umutwe w'amagambo ukuvuga ngo gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima we uguye isari, agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Ijambo riratubwira ngo gusenga k'umunyamibabaro iyo umutima uguye isari cyangwa se umutima wubabaye. Gusenga k'umunyamibabaro kugera imbere y'Imana. Birashoboka ko usenze bitewe n'agahinda ufite, birashoboka ko usenze bitewe n'ikibazo uhagazemo, ariko umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Yavuze ngo gusenga k'umunyamibabaro. Birashoboka ko imibabaro wayingijwemo n'abantu, birashoboka ko umubabaro wawingijwemo n'uburwayi, ariko ngiyo umutima wawe mvugira cyane amen. Amen. Imana itugirire neza.
dukomeze. agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Gusenga k'umunyamibabaro ayasutse amarira y'imbere y'Uwiteka ntabwo aba yagiye muri Nyabinzi, ntabwo aba yagiye kuraguza ahantu runaka, ahubwo aravuga ati kubera ibyago n'amakuba bimbanye igihe kirekire kanigira inama yo kujya gusuka amarira imbere y'Uwiteka. Haleluya. Ubwira Imana izirebe amarira umaranye nayo igihe tayasire zogere dosase. Imana y'amahoro izirebe amarira umaranye nayo igihe, amarira umaze iminsi uri kurira tayasisi zogere dosase. Birashoboka ko umaze igihe kirekire uri kurira, birashoboka ko uri kurizwa n'ideni, birashoboka ko uri kurizwa no kutabyara. Ikibazo ufite kiri kukuriza, ubwira Imana izirebe ikiri kukuriza. Ubwira Imana izi kugenderere igere mu nzu yawe irebe ibiburamo biri kukuriza. Ubwira Imana izi kugenderere irebe icyangira uhagazemo kuri uyu munsi kiri kukuriza kuri uyu munsi. Ubwira Imana tayasisi zogere dosase. Ubwira Imana y'amahoro kugenderere irebe incuro upfisize ubukwe hanyuma tayasire zogere dosase. Ubwira Imana y'amahoro kugenderere inshuti yanjye. Umusore ubwira Imana ikugenderere, umubyeyi ubwira Imana ikugenderere. Imana izirebe igera kuri teri, igera aho byabereye atayasira zogera dosase. Ubwira Imana y'amahoro imanuke igere kuri teri aho byabereye, igera aho wasuzuguriwe, irebe ikiri gutumurira, irebe aho wasebeye, izirebe atayasire zogera dosase. Imana y'amahoro izirebe aho ngaho wasebeye, aho watereye agaciro, izirebe icyatumye urira uhagaze kuri uwo musozi, utuye muri iyo karitsiye y'iwanyu. Imana y'amahoro idakiranirwa, itibagirwa imirimo, itibagirwa icyo wavuganye nayo, izirebe. Hanyuma Imana y'amahoro nimara kureba igere no mu itorero izirebe, igere mu muryango izirebe, igere muri koperative runaka izirebe, hanyuma izirebe nyirabayazana w'ikibazo kiri gutumurira. Imana y'amahoro izirebe igitumye umarana igihe kirekire amaganya n'agahinda, ize kuri teri. Ubwira Imana y'amahoro ize kuri teri izirebe ikiri kukuriza. Birashoboka ko wizengurutse igihe kirekire, birashoboka ko wanatabaje ukabura uwagutabara. Urebye mu muryango ubura uwakubwira ngo komera, urebye mu muryango ubura uwaguhumuriza, ariko Imana idakiranirwa. Ubwira Imana y'amahoro izirebe. Yewe mubyeyi ubwira Imana izirebe, yewe mugabo ubwira Imana izirebe, yewe mukobwa ubwira Imana izirebe, umusore nawe ubwira Imana izirebe. Izirebe ku kibazo uhagazemo muri iyi minsi. Wari ntabwo uzi ikintu ndi gusengera tukiri muri iri jambo, suko nibagiye ko turi muri iri jambo kamvuga aka kantu ngikibuka. Muri iyi minsi ndi gusengera abasore n'abagabo. Wakwibaza ngo wakwibaza ngo nukubera ikizuriye nari gusengera. Ndi gusengera abasore n'abagabo ngo Imana ibaha amafaranga. Yego. Impamvu ndi kuvuga ngo Imana ibaha amafaranga, wakwibaza ngo ni iyi. Abasore bafite ubusumeri bwinshi buruta ubw'abakobwa. Yego. Ndetse kenshi ubusumeri bw'abasore nibwo buhejeje abakobwa iwabo. Yego. Ubwo muri make Imana ibaha abasore amafaranga, undi go Imana ibaha amafaranga ubundi mudukuye ku irembo. Ntabwo mubyumvise. Imana y'abagabo amafaranga, abagore babo babubahe cyane. Ntabwo byumvise. Igoda. Iyo umugabo afite amafaranga umugore amwita sheri, cyangwa akavuga ngo papa w'abana araje. Ariko abantu mukunda Julienne, bantu mudukurikiye kuri Hinduka Official, uzakurikirana amakuru y'urugo. Umugabo iyo yabuze ikofi, umugore akabona umwana araje, akabona umugabo araje, atavuga ati genda urebe isiko yaje. Ibyo bintu bigenzuye igihe kirekire, cyangwa abasore si uko tubabuze. Abasore turabafite ariko ni abashomeri. Imana ibaha amafaranga, Imana ibaha akazi babona amafaranga, Imana ibaha amafaranga. Abakobwa baheze ku marembo kubera ubukene bw'abasore, baheze mu butayu. Imana y'amahoro ibaha amafaranga. Mwa basore mwe ndi kubasengera ngo Imana ibaha amafaranga. Bagabo Imana ibaha amafaranga, mwongere mugira agaciro mu mago y'iwanyu. Abasore Imana ibaha amafaranga, mukora ubukwe bikunde, kuko ntiwakora ubukwe udafite amafaranga. Wapi nabyashoboka. Niyo mpamvu igihe kirekire uzasanga abakobwa benshi baraheze ku isezerano ko Imana yabemereye ubukwe, ariko umusore umukunda cyangwa uwakunda ni umushumeri. Yakora ubukwe gute nta mafaranga? Dukomeze twiyumvira ijambo ry'Imana.
bari baba amafaranga mu izina data rya Yesu. nikwasengera ngo Imana ibahe amafaranga nta Imana n'isari iyabahe mu mfite izina Imana rya yabahe Yesu. mu izina rya Yesu Ah. dukomeze dusoze Umurongo wa 2 uri kutubwira ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye. Uwiteka yumve gusenga k'umubyeyi udukurikiye Uwiteka yumve gusenga k'umusore ukeneye amafaranga Uwiteka yumve gusenga k'umusore ukeneye akazi cyangwa ukeneye kubaka ntabwo ushobora kubaka inzu nta mafaranga ufite Nukuri. Uwiteka yumve gusenga kwawe rata nshuti ikunda Julienne Uwiteka yumve gusenga yewe mubyeyi suko ari abasore n'abagabo rata bakeneye amafaranga gusa ariko urebye 100% nibo bayakeneye natwe turayakeneye ariko cyane nibo bayakeneye hanyuma ivuka iyo rivuganye nawe Uwiteka nyiribiha yirurukijwe no kumva amaganya ufite Cyane. Imana yumve gusenga kwawe dusoze n'umurongo wa 4 Uwiteka umva gusenga kwanjye gutaka kwanjye kukugereho. Uwiteka yumve gutaka kwawe gusenga kwawe kuri uyu munsi kugera imbere y'Imana gusenga kwawe ucumva iki kiganiro Uwiteka nyiribiharuhuruzwe no kuza kureba gusenga kwawe kugera imbere y'Imana ahuruzwe no kuza kureba ibikubangamiye gusenga kwawe kuyigeraho ugusenga kwawe kunyaganyaza intebe y'Imana ize kuri teri ikwicira umudayimoni gukubitireho inzu ikwicira umudayimoni kubakira urugo ikwicira umudayimoni guha amafaranga cyangwa guha akazi mvugira ngo amen Imana ishimwe. yego Ntumishe mu maso yawe ku munsi w'umubabaro wawe. Uwiteka naguhishe mu maso ye ku munsi w'umubabaro wawe cyangwa se ku munsi w'ibyago n'amakuba urimo ubwira Imana ikwereke mu maso he Imana y'amahoro ikwereke ubwiza bwayo Imana y'amahoro yurukiye no kukurengera ngumva Uwiteka we ntumbishe mu maso yawe kubera ko bingoye kubera ko nanishwe kubera ko nduhishwe ntumishe mu maso umva ari kubwira Imana uwo ni umusore n'umugabo ari kubwira Imana Uwiteka we ntumishe mu maso yawe umva umubyeyi akabwira Imana ngo Uwiteka we ntumishe mu maso Uwiteka ntaduhishe mu maso ye kuri uyu munsi ahubwo Uwiteka twiyereke bitandukanye nuko twari tumuzi Uwiteka kwiyereke mu kibazo uhagazemo Uwiteka kwiyereke mu buzima bw'amanegeko uhagazemo Uwiteka kwiyereke ye atayasire zogre do sante tayabini kontaje vedosas Uwiteka kwiyereke kuri uyu munsi ntaguhishe mu maso ye mvugira cyane amen hadusoze n'ijambo ry'Imana untegere ugutwi ku munsi ntakiramo unsubize vuba mwakire neza ijambo. Unegera amatwi ku munsi mbabariyemo cyangwa se ku munsi nake unegera amatwi wumva ibyo nkubwira unegera amatwi nubwo nsuzuguritse unegera amatwi nubwo ntize amashuri unegera amatwi nubwo nta kazi mfite utayasire zogre dosase unegera amatwi nubwo nta nzu mfite unegera amatwi nubwo nasohowe mu bukode unegera amatwi nubwo bari guteza tayasire zogre dosase unegera amatwi nubwo bari guteza cyamunara unegera amatwi nubwo nabuze igitenge cyo kwambara Uwiteka untegera amatwi kuri uyu munsi subize vuba unsubize nk'uko ngutakiye Imana igusubiza aho dukunda Imana igusubiza aho dukurikiye Imana y'amahoro igutegera amatwi nirangize gusubiza Imana y'amahoro itugirire neza tayasire zogre tayasisi zogre dosase tayabini kontaje vedosase atasisiniwe dosayini tayasire zogre dosase tayabini kontaje vedosase Imana y'amahoro igutegera amatwi kumve igusubize kubera ko ari umubyeyi w'imbabazi mvugira cyane amen Imana y'amahoro itugirire neza Imana y'amahoro iturengere Imana atayasire zo tayasisi zogre dosase tayasire zomene azenebo dosase ni kukuwa dosayini tayabini konta jevedosas Uwiteka nyumva gutaka kwanjye Imana y'amahoro ikumve yumve gusenga kwawe yumve gutaka kwawe yumve ikibazo umaranye na kigihe kirekire umaze igihe kirekire uzenguruka umusozi haleluya Imana ishimwe tayasisi zogre dosas tayasire zenebo dosase atayasi kukuwa dosayini Imana y'amahoro yumve gusenga kwawe umaze igihe kirekire uzenguruka umusozi umaze igihe kirekire wizengurukaho umaze igihe kirekire ureba hirya no hino n'ibikunde ariko uyu munsi Imana y'amahoro gusenga kwawe kugere ku Uwiteka gusenga kwawe kuyibera umubavu y'uwumurira neza hanyuma huruzwe no kuza kureba nyirabayazana w'ibyo byose Imana itugirire neza hanyuma reka dusoze iki kiganiro cyangwa se dusoze ijambo
ijambo nibwirira umugabo taya sisi zogre dosase taya bini kwanta jeve dosase taya zene bosase ni kukuwa dosayini ataya sisi zogre zene bosase ni niwe dosayini ataya sire zonebo ataya sikukuwa dosayini ataya sisi zogre dosase ataya bini kwanta jeve dosase yewe mugtaya sisi zogre yewe mugabo ataya sire zomene zene bodosase ni kukuwa dosayini Imana y'amahoro gutabare hanyuma reka nivuganire n'umugabo ataya sisi zogre dosase uri mu mujyi wa Kigali taya sire zomene bosase kuva muri kwa taya sisi zogre kuva hari Nyabugogo kugera aho utuye na amafaranga 500 ataya sire zomene ariko ufite abana batatu taya sire zogre dosase ataya bini kwanta jeve dosase ariko mvitangazi yara y'amahoro ivuganye nawe irabwiye ngo nubwo umugore yagiye akajyana n'abo bana batatu ndetse ugasigara no mu nzu y'ikode Taya sisi zogre dosase Imana y'amahoro ivuganye nanjye taya sire zogre dosase ngo ni nkubwira ngo niyo yururutse ro kuza kukurengera ataya sire zogre dosase ubwigunge ubimazemo igihe kirekire ndetse warahamagaye kuri telefone ntibyakunda naho bikundiye telefone bakayikuraho ariko Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo ni ngutangariza itangazo kuri uyu munsi ize kurwana intambara ya nyuma ku buzima bwawe ataya sisi zogre dosase ataya sire zene bosase Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo ni nkubwire ngije kugukura mu gisuzuguro mazemo igihe kirekire taya sire zene bosase rata n'umugore nta nubwo ari iwawe nawe ubwe wabuze icyerekezo ndetse watekereje no kwiyahura ujya kugisha inama biranga ariko Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo ni nkubwire itangazo ngo niyize kukurwanirira niyize gukina finale ku buzima bwawe ikongera kukubakira urugo rw'umugisha kongera kukubakira urugo rufite amahoro Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana iturengere mwakire neza ijambo ry'Imana hanyuma reka dusoze no gusenga Imana kubwira ijambo wowe udukurikiye Imana y'amahoro iguha umugisha wewe wakoze subscribe comment Imana y'amahoro igushigikira nukomeze kudushigikira ndetse n'uwo waruzi ufite ikibazo runaka uhagaze mu buzima runaka umubwire ko Imana ishobora byose umubwire ko Imana yururutse kuza kureba kuza gusaka kuza aho byabereye kuki ataya sire zogre dosase ize kureba icyateye ibyo byose ize kureba amarira umazeranye igihe kirekire ize kureba agahinda umaranye igihe kirekire ize kureba umubabaro umaranye igihe kirekire ntabwo izabirebera ahandi ntabwo uzaba uri murebera ngo ijye kubirebera i Kigali izabirebera aho byabereye ize kureba kabitera y'ibyo byose rata nyirabayazana w'ikibazo nyemera wowe udukurikiye abo ushoboye gusheringa unyemerera umusharinge nawe afashwe n'ikiganiro cyangwa se afashwe n'ijambo ry'Imana bishobora kumwubaka mu mutima nkuko nawe bikubatse bishobora kugukomeza nkuko nataya sisi zogre zene bosase ni kuko dusa bishobora kumukomeza nkuko nawe byagukomeje Imana y'amahoro iduhana umugisha mukomeze kudushigikira ndetse natwe turabakunda muri kumwe Imana y'amahoro ibaha umugisha nta kintu wabwira ubwoko bw'Imana ngo dusoze icyo nababwira cyo Imana yumve gusenga kwawe kandi Imana izireba aho byabereye kandi gusubize vuba wowe udukurikiye cyangwa se wowe ukutwumva yego ntiguhishe mu maso hayo uyu munsi turi gusenga cyangwa se iri joro ryatambuka Imana ikwiyereke nirangiza ize kureba nyirabayazana w'ikibazo amen Imana y'amahoro izirebe nyirabayazana w'ikibazo kandi Imana igire dose yikosora birashoboka ko hari izanditse nabi nukuri birashoboka ko hari izari zubitswe nukuri ariko Imana izayubure dosiye z'ubwoko Imana igire nta dosiye nimwe Imana itakosora rero hagira Imana dosiye ikosora hari dosiye bakwandikiye ngo upfe Imana yikosore guhiye ubeho hari dosiye yo kurwara Imana iguha ubuzima buzima hagira dosiye Imana ikosora hari dosiye bananditse yo kudahabwa akazi cyane Imana yandike dosiye yo guhabwa akazi kuri uyu munsi hari dosiye banditse yo kutabyara Imana yandike dosiye yo kubyara mu izina rya Yesu Mana turagushimye
uri umwami w'abami ugira neza bugaca bukira ntabwo ushoboye kimwe cyangwa bibiri urindiho kandi uzahoraho ingoma yawe izahoraho ntabwo wigeze wiyamamaza ngo ushyirweho n'amatora kandi umuririmbyi yaravuze ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi ngaho nyemerera Kristo tumaze kumva ijambo ryawe ritubera inkomezi mu mutima wacu kandi ijambo ryawe rirema ibitari biriho bikabaho ijambo ryawe ryubaka ibyari byasenyutse ijambo ryawe risana imitima yari yangiritse ogira imitima wongera gusana kuri uyu munsi urakoze kubanye natwe urakoze kwinduye amateka ga buri muntu wese udukurikiye izina ryawe rihabwa icyubahiro tugusabye bike by'ineza ibyisi wabona bikwiriye ubwoko bwawe ubibahana umuntu n'abera bawe ni mu izina rya Yesu amen. Nimero ni yayindi mumenyereye 0782455519 Imana y'amahoro ibaha umugisha akira guhura n'ibisubizo byawe aho uri hose.